Jambo na mahirwe n'ukuri atari njye yagenewe. Burya koko hari ibintu mu buzima udahitamo, aho uvuka ndetse n'ukunda. Ntiwahitamo kuba umukire cyangwa umukene, byose ni Imana ibikena. Niyo yonyine iguhumuriza umutima, niyo yonyine ikubwira uti mwana wanjye komera. Ntacyo uzaba ni kumwe nawe, humura mayinota yenda gukunda. Humura mayinota yenda gukunda. Humura mayinota yenda gukunda. Humura mayinota yenda gukunda.
I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Umushiri wanjye ndagukunda ariko ujye wumva yuko rwose nta mwanya mfite wo kujya mu birori by'abantu baciriritse. Ntibishoboka pe. Sinshobora kandi nkubwira ujye wumva. Nkubwira ujye wumva ko nta mwanya mfite wo kujya mu bantu nk'abari. Buri wese n'urwego rwe. Njye uwo mwanya simufite pe. Habe na gake. So ubwirasi buri wese n'urwego rwe. Njye uwo mwanya abantu baciriritse simufite. Mission impossible. Sawa rero. Oui. Ndakumva. Ntabwo nanze kukwitaba. Ahubwo yariri mu mufuka nyine sinzi ukuntu nkozemo nyine wumvira gusoma. Oya babyeyi ntabwo nanze kubishyura ahubwo amafaranga ntabwo ndayabona. Ahubwo nyine nabasabaga niba byakunda mukanyihanganira mukama iminsi 5. Kuko nyine ndumva nyuma y'iminsi 5 naba nayabonye. Jambo na mahirwe n'ukuri atari njye yagenewe. Burya koko hari ibintu mu buzima udahitamo. Aho uvuka ndetse n'ukunda ntiwahitamo kuba umukire cyangwa umukene.
byose ni Imana ibikena, niyo yonyine iguhumuriza umutima, niyo yonyine ikubwira uti mwana wanjye komera, ntacyo uzaba ni kumwe nawe, humura mayinota genda gukunda, humura mayinota genda gukunda, humura mayinota genda gukunda, humura mayinota genda gukunda. Auntie. Allo? Allo? Auntie amakuru. Imeze rero, umeze tu? Meze neza. Umeze neza? Meze neza ariko nakoze accident ngonga umuntu none na telefone ya mama nagwiriwe. Oh my god. Wagonze umuntu? Umva, niba abakobwa b'abakene baba bagenda batazi aho bari kujya. None ugiye kubutanya nuko yene afite stress nawe mana yanjye mba batazi kwambuka umuhanda simbizi ndamugonga. Ako mwihorere ibyo birakemuka papa dufite amafaranga mwihorere. Ntugire ikibazo, ntugire ubwoba sibyo? Mama muri iyi minsi amaze iminsi yo mu kazi. Ntugire ikibazo ariko nanjye ndahari. Aho mama atari rwose babari ntugire ikibazo. Humura nukenera n'amafaranga ugenda yakoherereza. Ariko birakemuka ntugire ikibazo, ntuhangayike, wicare wumva utuje humura sibyo? Ikibazo nuko nanone ngo biba bisaba ngo umuntu ugenda kumwitaho kandi ngiye byo rwose ntabwo nabivamo. Ni stress nashoboye pe ariko ndarakuntu mbigenze. Humura turi bwishyura amafaranga ntabwo tubura umuntu twishyura amafaranga akamwitaho rwose. Amafaranga ari nta kibazo. Turishyura amafaranga dushaka umuntu umwita. Sibyo? Ntugire ikibazo kandi Auntie. Ada? ntugire ikibazo rwose. Gusa ntugire ikibazo cyose ubona cyo umbwire aho mama atari mbamari sibyo? Ndi kwa nazi ikibazo connection zanjye zifite. Ndaza kukubwira ukuntu biri bugende. Nari nagukumva. Mvugishe nanjye ndaba ndi honoraye ni umvugishe ndaba mari kubwawe humura turabikemura. Antuziko turi kuvugana. Ntabwo naherukaga kuguhamagara. Ntabwo waherukaga kumpamagara sinzi ibintu wari umaze iminsi ubugiyemo nanjye nagerageza kuguhamagara akazi kakamfata ariko humura noneho turahari. Narakuze nsige nkora business kwa kundi mama babishaka. Umva ndabizi naza azishima. God forbid. Inde. You. Uri kwikinira ariko umva nkubwira ahubwo natinze. Suraye mu rwaze kuko tuvugana ngiye ku kazi. Ako waje menya ko nanjye mba ndumva. Bose ngiye nziruka mu bitaro, ntazi ni gahunda mfite nk'umuntu w'umugabo. Nta bindi bintu ugomba gukora like a man. Wow. Tugomba gufashanya. Of course yes. Together in this. So Mike, ushaka ndeke kugenda ku kazi, ukora business zanjye, working for money, ngiye kwita ku mukobwa w'umukene nk'uriya ngo uko namugonze. Are you serious? Yes, when I'm goes, you have to take care of her.
uri hehe? Yese ngiye ngende kadogo. Ngire umukozi wo mu rugo. Ngende umurwaza wiwe. Listen, nagusabye gufasha, right? Mugende umwiteho. Narabuguhaye. Ngende umwiteho nyine. After all, nta mwanya mfite wo kujya kwita ku bakobwa nka bariya baciriritse cause mfite ibintu byinshi byo gukora. The company is waiting for me and so you expect me kureka business yanjye ngende njye kwita ku mukobwa nkuriye. Oh, okay. Ariko wagiye mu nkamagambo buri kuvuga kwe. Ubu njyewe mbere yo kujya kureba uri shura murwayi nta kandi kazi ngira nk'umuntu w'umugabo. Akaye kazi ugira. Nkwishyurira inzu. I give you money for transport. I pay all your bills. Akaye kazi kandi uvuga ufite. So hejuru y'amafaranga yose nguha and all the things I pay. Njyaga service gato ngusabye ko kujya kwita ku mukobwa karakunaniye, right? Ariko sigiye maze muri biriya bitaro. Nta muntu uzanduhura. Umuntu ushaka abandi. Umuntu nduhura mu kazi. So you want that person to be me? Yes. Ndeka kazi. Najye kugufasha ntago wanyishiye kuba umukozi hariye. Hanyuma ejo numbwira ngo I need 500k bumva ari buvehe. I need 1M darling bumva ari buvehe. Bumva ari buvehe. So ubu ngubu nyine umaze kudamara like ibintu byawe byose babyishyuye. Ama yo ATM. Kuryo kanda buta amafaranga akaza ntayakoreye. Tell me wireba hirya ama yo ATM. Kuryo kanda buta amafaranga akaza. Ariko sinzi ikibazo abungu babakene mugira. Kuryo wumva yuko ibintu byawe byose amafaranga azaboneka, right? Noneho umuntu yagusaba na service gatoya kadasaba amafaranga menshi kugenda arikicaro kita ku muntu. After all, she's almost your level. Kuko murenda kujya ku rwego rumwe. Lucky you got me. Nuko wambonye. Yutambona se. Nawe wari kumeze nk'uriya mukobwa just moving around like her. Ariko nyine ubu ngo amafaranga amaze kuza kumva utakita kuri mugenzi wawe. I'm a busy girl, right? Ikindi gihe mbere yo kuza umbwira ngo ugenda gute ku bakobwa bakene nk'abariye. Cyangwa se urashaka kugira ngo bankurikirane ngo nuko nanze kumuvuza. Ko nagonze umuntu nkanga kumwitaho. Apfe and then bankurikirane icyo shaka. Genda umwiteho kuko mfite ibintu byinshi byo gukora. And those things are better than her. Ntabwo nareka big companies and business zanjye kwita ku mukobwa nkuriye. Right? Nza kugusanga kwa muganga. Ndaza kuguhamagara nkubaze ukuntu ameze and nimukenera amafaranga just call me. Ndaza kuyabohereza yose. Happen. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. Ubundi Dr. ikintu yamukoranye ngahamagaye kugushima mva umwana mwiza pe waramfashije uziko buriya iyo uza ko utari muri ya bitaro sinzi ko byari kongendera mbura umwanya hahandi nigenda pangaga kuza bikarangira binaniye. Ariko nyine thank you so much. Ntugire ikibazo n'ikindi gihe ndahari ku bwawe. Mama nakunze service zanyu mana ibintu byanyu perfect. Koze cyane. Ariko yanakabona nashaka kugusaba. Urabona uriya mukobwa yarakometse pe. Ahandi mbafite ubwoba ku isaha n'isashobora kubyutsa ikirigo cyo kundega ubu naramwagisha. Yego ndamufasha ari udufaranga njyamo two kumufasha ariko se abantu b'iki gihe ari ukuntu nyine yifuza amafaranga arenzeho kandi igihe n'umwanya wanjye bari mutumura mu kazi kenshi sinzi ko nabigusobanurira. Ndagira ngo umufashe ujye ukomeza wenda umukurikirane ku buryo atagira igitekerezo cyo kujya kwivuza ahandi hantu. Kuko agize igitekerezo cyo kujya kwivuza ahandi hantu bangendaho bishobora no kurangira afunzwe. Ariko nyine nagira ngo komeza umfashe umwiteho hanyuma
wenda naje ku bitaro byanyu yibarishwa amakuru nahageze nte wenda n'ibipapuro basaba nkaho nk'umudokiteri wamwitagaho kugira ngo usabe uzamfashe umujijije ku buryo nyine bitazamura kuko urabona umukobwa muto si ntinyabura buzima bw'umuntu nta bushobora bwa kandi abantu b'iki gihe urabyumva gute? humura nzabikora icyifuzo cyawe kuri njyewe ni itegeko. Thank you Ntugire so ikibazo. much. Really? Ako doctor uziko ntunguye najya kuguhamagara ngo uze ngusaba yose yakubise umutima ukadoda najya kuguhamagara umutima ukadoda to be honest nabuze mpereye waje ndakwakira nijisha kuko numvaga kubikubwira urumva ngo turamenyana bihagije numvaga kubikubwira ntazi ukuntu uri ubyakira ariko you're so kind. Murakoze You're cyane. one in a million. To be honest, like by surprise. Thank you so much. Murakoze cyane. Thank you. Andi makuru sinzi gute. Ndaho ni ibisanzwe akazi abari hasi hejuru amarira barira abari ibice niba bikaze haha buri wese n'impano ye it's a talent. nta kigoye kirimo ibintu iyo bibamo kugira ukabimenyera wowe birebera hirya ubona bikomeye cyane ariko biba biteye ubwoba bisaba umutima ukomeye cyane. se muko tujyanye he ubusana namaze yo kuba mahari hehe hano ndi kureba Jesus aya majerekani ni bariyeri nagiye maze iminsi bikasubiza nyine narapfuye byibuze basobagiye wihangana koko umukobwa wonze ejo bundi nihangana iki hanga kwihangana basi byibuze akaza agakira si yageze iwabo se ntabwo kumakubwira gutyo ari ikinyabupfura basi si umuntu aba hano hantu akagira ubuzima we akira basi udufaranga two kwifashisha reka se muhe udufaranga two kwifashisha njye iyo sinatiba kuyinjira zana reka siko yamuhaye yose yamuhaye yose ahubwo uranyibukije siko basi wamuhaye neza kira mukoma asubwa mu amafaranga agaragara ntakoze ubwo ko umuntu wagoze mu amafaranga na gutya ko naramugonze se bivuze iki ko ngiye kumuhindurira ubuzima ariko uzi kudatekereza ubu umuntu uba muri ino nzu mu nzu imeze gutyo uri kureba umuhaye amafaranga arenze aya ngaya ntiyasa What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.